ngwino. Amashimwe mu mitima hage ngubuye ngo kubw'imirimo Uwiteka Imana ikora. Harakanose kanezeza cyane. Aravuga ngo nubwo twahuye n'ikirere, nubwo intambara zabaye nyinshi, ariko ngo Mana ngo wakomeje kutubera Imana. Nimuvuga ngo amen. Hari intambara zigaragara, hakaba n'intambara zitagaragara. Izigaragara dushobora gushaka tekinike yo kuzirwana tukazitsinda cyangwa tukazitsindwa, ariko izitagaragara ni imbaraga, ni intambara turwanirwa gusa na Yesu Kristo. Haleluya. Imana yabarinze rero natwe ikaturinda, nubwo hatambutse kubamwo ibyatambutse byinshi bikomeye kandi bisa nkaho bibarije umutima, ariko Imana yakomeje kutubera Imana. Abagihari twese dushima Imana, nimukomere Imana amashyi. Sema haleluya. Turashimira ikaze gitorero rya Fosper ryatwakiriye kuva ku munsi w'ejo kugeza uyu munsi. Bashumba tubiha agaciro cyane, Imana ibahe umugisha. Twishimiye kubana n'abandi batambyi bose abashumba bari hano baturangarije imbere mu matorero twese tubarizwamo, bakora akazi gakomeye k'Imana mu gitondo na nimugoroba, bakora umurimo ukomeye. Amen. Haleluya. Imana yabwiye Abisiraheli mu gitabo cya Yosuwa igice cya 3 umurongo ngira ngo wa 5, irababwira ngo abatambye ngo bazafata isanduku ry'Uwiteka Imana, ngo nibarangiza babanzirize abantu muri Yorodani. Muvuga ngo amen. Haleluya, haleluya. Abatambye hagezwe siko bavuga, abatambye ngo bazafate isanduku y'isezerano, ngo nibarangiza abari bo bashimbere. Yabageze kuri utsa gusirimba ari mu mushimbere. Sema amen. Kizaki gora nyine kizaki girankama kigira amavesi mesha atazayumvikana, ariko ni cyiza. Amen. Imana yabwiye Abiyatari, mwami yabwiye Abiyatari igitabo cy'abami, aramubwira ngo Abiyatari ngo wari ukuriye gupfa. Ati kabisa, kandi ntacyari kugarura gupfa kubera ko byari byarangiye, ngo ariko ntabwo gipfuye, ngo kubera impamvu zibiri. Impamvu ya mbere ngo nuko wahetse isanduku ry'Uwiteka imbere y'umukambwe waje Dawudi. Muzabure Imana icubahiro. Icya kabiri aramubwira ngo impamvu utagipfuye ngo nuko wababaranye ngo n'ibyamubabaje byose. Iyo mpamvu Abiyatari wari ukuriye gupfa, ariko mwana wa data ntabwo gipfuye. Naje nzibera mu mahema yawe ibihe bidashira, ingoma yawe izahoraho, ubwami bwawe buzahoraho. Naje nzibera mu mahema yawe ibihe bidashira. Imana ibagirira neza rero, kandi Imana ibaha umugisha ko mwatwakiriye. Abashumba bose rwose tubeha agaciro, turabubaha cyane. Imana ibagirira neza. Amen. Bibiliya ivuga ngo wifuje uwo murimo ngo bagize gutera, aba yifuje umurimo mwiza. Muvuga ngo amen. Naringiye kubabwira ijambo riri muri Bibiliya ariko iyo baremerera kumva. Muvuga ngo amen. Riri mu byanditswe apana ibindi abantu batoratoye kuri YouTube. Oya, riri mu byanditswe. Y'abatambyi n'abantu bakomeye cyane. Amen. Siko namwe niko mubizi. Muzi ko abatambyi ari abantu bakomeye cyane. Asante.
Twishimiye kubana n'abantu bavi iwacu muri Kenya. Imana iheze umugisha uriya muzeyi w'iwacu kandi twarabanye gihe kinini ndetse dusengana mu itorero rimwe. Imana yagushobora kuduhuriya n'abandi bene data bose bashitsi bavuze. Imana ibagirire neza. Sifa kwa Yesu. Umwanya dusigaranye rero tugiye kuvuga imbaraga z'ukuboko kw'Imana. Imbaraga zikomeye ziza ziva mu kuboko kw'Imana kw'iburyo. Asifiwe Yesu. Nawe mwarazibonye abantu babonye imbaraga z'Imana bazamura ibiganza turebe imbaraga z'Imana. Apana imbaraga z'abene wabo. Imbaraga z'Imana zikomeye. Paulo yaranditse mu gitabo cy'Abaroma aravuga ngo niba Imana ngo niba umwuka w'iyazuye Yesu Kristo ngo aba muri mwe ngo azazura n'imibiri yanyu. Amen. Haleluya. Niba umwuka w'iyazuye Yesu Kristo aba muri mwe azazura n'imibiri yanyu. Umwuka w'imbaraga, umwuka uzunetraliza indi myuka yose. Tugiye kuvuga imbaraga zirengeye izindi imbaraga zose ziba mu isi. Kandi nzabona ku isi iyi duhagazeho igira imbaraga. Habe n'abantu baba mu isi bagira imbaraga. Yego? Isi igira imbaraga. Habe n'abantu baba mu isi hari abantu bagira imbaraga. Bovuga ijambo rimwe gutya umuriro ukaka. Haleluya. Isi iyi tugendamo hari abantu bagira imbaraga. Amen. Ariko hejuru y'izo mbaraga zose hariho imbaraga zikirenga. Ni imbaraga ziba mu kuboko kw'Imana. Sema amen. Haleluya. Akarwara karacyari kandi karakira. Abakuru bazavuga ngo urwishyanga rwacayirimo. None muri hangana nyine muvuga ngo amen. Haleluya. Haleluya. Tugiye kubwira Imana ngo turi hano muri amateraniro. Kandi sinza nkunda kubwira abantu cyane ngo banezerwe kubera ko kunezerwa ni ku giti cy'umuntu. Siko uterwa naho wacometse. Kuryame n'umuriro muza abantu bose ndibagira umuriro ungana. Uterwa naho warahuriye nye. None uyu mugaragu w'Imana agiye gukora kuri no mashini dusirimba nk'idakika nk'umunani nitumara mvuge kuri ano makuru y'imbaraga z'ukuboko kw'Imana. Imvuge ngo amen. Cyane haleluya. Haleluya. Imana irakomeye cyane. Cyane kabisa. Ibitonyanga by'amaraso byantonyangiho umva turabujije yewe Gorigota sinzabibagirwa yewe Gorigota wambereye icyugu yewe Gorigota uruha agaciro. Imuvuga ngo amen. Ariko Gorigota havuye ibintu byiza. Gorigota iyo amaraso iyo igitonyanga cyakugezemo gutyo ntuzuguma kuba wawundi uzubini kuba flexible zaworo zaworo. Yes. Yogesi vyakarate akura wizandi kosini ayashima yogesi vyakarate akura wizandi kosini ayashima. Yes.